ndagusuje cyane ukomeje gukurikira kwa Makeo TV. Ubundi kuva isi yaba nk'umudugudu kubera internet tugenda tubona byinshi mu mafoto n'amashusho, ariko kenshi twavuga ko ari ibikabyo nyamara byinshi muri byo aba ari ukuri. Gusa nanone hari nk'ibyo bashobora kubwira bitewe n'uko utarabyibonera n'amaso ukumva ko bitanashoboka, bitanabaho. Yewe abenshi niko tumeze. Kuri iyi si habaho abantu batangaje cyane ndetse bateye ku buryo buteye ubwoba. Niyo mpamvu kuri iyi nshuro Makeo TV twahisemo kubagezaho urutonde rw'abantu batangaje ku isi ku buryo byakugora kwemera ko babaho koko. Uriteguye? Ngaho kora subscribe, urakanda ahantu handitse subscribe mu ibara ry'umutuku, biroroshye cyane. Wabikoze? Urakoze cyane. Gusa nkwibutsa ko muri iki kiganiro uri kumwe nanjye Bugasi mfatanyije na mugenzi wanjye God. Tujye kubagezaho urwo rutonde. Reka duhere ku mwanya wa mbere. Ku mwanya wa mbere haza umugore bise dayimoni. Uyu witwa Maria Rose Christian, ubwo bamubazaga akiri muto icyo yakuze yifuza kuba cyo, igisubizo yatanze cyateye benshi ubwoba ndetse kirabatungura. Uyu yavuze ko akiri umwana yakuze yifuza kuzaba dayimoni, cyangwa bya biremwa binywa amaraso y'abantu, vampire. Ibi biremwa bikunda kugaragara mu mafilimi. Uyu mugore wahoze ari umunyamategeko yakuriye mu muryango wa Gikristo mu gihugu cya Mexique, ndetse ubu akaba ari umubyeyi w'abana bane. Uyu umubiri we yawujujeho ibishushanyo cyangwa se tatuwaje, ndetse amenyo ye ajya kuyasongoza ku buryo amera nk'ay'amavampaya koko nk'uko yabyifuzaga. Uyu bivugwa ko akimara gutandukana n'umugabo we aribwo yahise atangira kwihinduza, ndetse ubu akaba yararangije no kwishyiriraho amahembe. Wabona umugabo ari wamuzaga ubwisanzure bwe. Reka tujye ku mwanya wa kabiri. Ku mwanya wa kabiri haza umugore ufite amabere manini ku isi. Mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda n'icyenda, urwego rushinzwe kwandika uduhigo dukomeye ku isi, Guinness Book of World Records, rwanditse Madame Norma Stids nk'umuntu wa mbere ku isi ufite umutungo kamere munini cyane ku mubiri. Uwo mutungo rero nta wundi ni amabere, kuko byemezwa ko ari we muntu wa mbere ufite amabere manini ku isi ya kamere atarigeze yibagisha ngo cyangwa bayongere. Atarigeze yibagisha ngo bayongere cyangwa ngo afate imiti yamufasha kuyongera ngo abe manini. Aya mabere apima ibiro 25. Ibaze ni ibiro bikabaka 25. Mana yanjye. Biratangaje cyane. Ku mwanya wa gatatu haza umugabo ufite rukuruzi mu mubiri w'imbere. Abantu benshi ku isi usanga bifuza kugira imbaraga zidasanzwe mu kintu runaka. Burya nawe nkubajije ati se wifuza kugira imbaraga zihe mu buzima busanzwe? Ntago wabibura. Hino akubwira ati nakifuza kugira imbaraga zimfasha uko nciye ku cyuma cy'amafaranga ATM, nta gifungura amafaranga gasohoka, nta bintu byinshi kimbajije. Hari abatekereza gutyo, ariko uyu nguyu we ntago ari uko bimeze. Iyo biratandukanye cyane. Umugabo witwa Muhibija Buljubasic w'imyaka 56, akaba akomoka muri Bosnia. Uyu afite umwihariko w'uko umubiri we ushobora kuwufatisha ibintu bitandukanye, yaba ibyuma ndetse n'ibikoze muri plastike. Kakana twita sumaku. Ni ukuvuga we umubiri we niko uteye. Uyu yavumbuye ko umubiri ari rukuruzi ku bikoresho bitandukanye mu mwaka w'2012, ndetse yemeza ko nta kintu kidasanzwe yakoze umubiri we, ahubwo ari ibimurimo gusa. Ni ukuvuga yisanze ari uko ameze. Biratangaje cyane rwose. Umukobwa muremure ku isi. Uyu mukobwa ukomoka mu gihugu cya Brazil witwa Elizan Cruz Silva yapimaga metero 2 na santimetero 7. Uyu kandi akaba yarakundanaga n'umuhungu utari muremure cyane, kuko we yareshyaga na metero 1 na santimetero 61. Amafoto y'aba bakunzi yaciye ibintu ku isi hose, ndetse bamwe bakajya bakeka ko
ari abakoze muri mudasobwa, gusa byari ukuri. Uyu mukobwa bitewe n'imisemburo idasanzwe yavukanye ngo byatumye atabasha gutwita kubera ko imiterere y'umubiri we hari byinshi yaburaga. Ku mwanya wa 5 turasangaho umuntu muremure ku isi, uyu witwa Sultan Kosin. Turasangaho umuntu watoboje umubiri we kurusha abandi ku isi. Ubusanzwe iyo umuntu yambaye amaherena arenze rimwe ku gutwi, abantu bamwibazaho cyane. Ariko se wari uzi ko ari umuntu witoboza umubiri we hafi ya wose? Uwitwa Rolf Buchholz ukomoka mu Budage ni umugabo wamenyekanye cyane nyuma y'uko yitoboje imyenge irenga 453 ku mubiri we. Nk'aho bidahagije, uyu kandi yashyirishijeho amahembe ku gahanga ke. Mu mwaka wa 2015 uyu nawe yashyizwe mu gitabo cy'abakoze ibidasanzwe ku isi. Uyu kandi yigeze kwangira kwinjirwa cyangwa se kwinjira i Dubai bitewe n'uko bari banze kwizera ko ari umuntu, bakamubuza kurenga ku biro by'abinjira n'abasohoka. Umwanya wa 7 turasangaho umuntu ugizwe n'ubwoya gusa. Inshuro nyinshi cyane umuntu ukomoka mu Bushinwa akunda gutsindira agahigo k'umuntu ufite ubwoya bwinshi ku mubiri we. Uyu ibice bingana na 96 by'umubiri we byose bitwikiriwe n'ubwoya. Biratangaje cyane. Uyu yahuye n'umukobwa bakundana nyuma y'uko yari ari kuririmba mu kabari. Uyu mukobwa akaza kumubona akamwishimira cyane. Ngibyo rero bimwe mu byo twari twabateguriye ku munsi wa none. Iyi ni Pamakio TV. Nyamara nk'abantu dushobora kubitekerezaho tukumva ari nk'ibikabyo cyangwa se ari nk'ibintu bitabaho. Nyamara byinshi tubona mu mafoto, byinshi muri byo aba ari ukuri, ntago aba ari ibikabyo. Ndagushimiye cyane wowe twabanye muri iki kiganiro. Nkwibutsa ko utagenda udakoze subscribe, ukaba wakanda like, ugakanda na share kugira ngo isangize n'inshuti zawe. Naho ubutaha.